Nshuti bakunzi mudukurikira ku muyoboro ijambo rwa cyangwa ijambo rya Imana TV, mwese tubahaye ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Uyu mwanya tugiye gukomeza kuganira ku mateka y'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Badukurikiye twabanje kuganira ku mateka n'iherezo ry'intumwa Tomasi. Tugiye kuganira rero ku mateka y'intumwa ya Yesu yitwa Lewi Matayo. Lewi Matayo niwe tugiye kuganiraho, akaba ari intumwa ya 8. Imana tugire neza. Tubahaye ikaze mwese rero kuri muyoboro ijambo rwa cyangwa se ijambo rya Imana TV. Mwese tubahaye ikaze, mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi. Imana ibahe umugisha, kandi n'abahageze ari ubwa mbere mwese tubahaye ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Tarakanda ka subscribe wayikandaho kwiyandikisha s'abonner ou bien subscribe wakoresha ururimi rw'icyongereza, hanyuma tukajya dukomeza kubana kuri muyoboro. Kandi ibiganiro byacu tuba dukeneye comment zanyu, turabasabye abatugireho umugisha bagakurikira ibi biganiro. Tuba dukeneye ko dusuhuza muturamutsa, comment zanyu turazibona, tunashimira abantu bajya dusuhuza bakadutera ishyaka n'umwete. Turagira tubabwire ngo uyu ni umurimo w'Imana. Kristo yahamagariye abantu, yaraduhamagaye ngo dukore umurimo we mu gihe gisa gutya. Kandi turagira ngo tubwire abantu ngo Imana iri kugenda ikora imirimo n'ibitangaza mu buryo butandukanye. Wowe udukurikiye rero turagira ngo tukugireho umugisha, kandi tugutere umwete wo gukurikira Yesu no kumuhamya no kuba umugabo nyamugabo wo kumwikomezaho. Yesu ni byose, n'imbaraga, nta kintu na kimwe wamuburana. Abaje ari ubwa mbere, amazina ni Emmanuel Nzabonimana. Abo tumenyeranye bo turaziranye, ariko uhageze ari ubwa mbere, udukurikiye ari ubwa mbere, nawe tumuhaye ikaze mu muryango mugari ukurikira ijambo rwa cyangwa se ijambo rya Imana TV. Tubahaye ikaze rero, reka dusenge Imana tuganire kuri aya mateka ya Lewi Matayo. Imana tugire neza. Imana turagushimiye uyu mwanya uduhaye, uduhana umugisha muri iki kiganiro, kandi iki kiganiro gikore imirimo myinshi. Ijambo rye ryarambwiye ngo ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza. Twe nk'abana n'abantu twatekereza, ariko tuzi ko ijambo ryawe rirema ibintu byinshi n'imbaraga. Turasenzera kugira umuntu wese udukurikiye ahererwe umugisha muri iki kiganiro, kandi Mwuka Wera n'ibimenyetso bizagendana n'abizera bikurikire, bizabane n'iki kiganiro umuntu uzadukurikira, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nk'ibisanzwe turagira ngo duhite twinjira mu kiganiro, kandi tuze gukoresha igihe kiringaniye, ko turi kuvuga ku mateka y'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Tugeze ku ntumwa ya 8 yitwa Lewi Matayo. Turagira ngo dusome ijambo ry'Imana, ko niryo rituyobora mu bintu byose, mu by'inzira, niryo twasigiwe, kandi iri jambo niryo rizatugeza mu ijuru. Imana tugire neza. Muri iri jambo harimo imbaraga, dukangurira abantu gusoma ijambo ry'Imana. Harimo imbaraga, harimo ibyiringiro, harimo ubutabazi. Ibyo dukeneye byose biri muri iri jambo. Imana tugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Turagira ngo tukangurire abantu gusoma Bibiliya. Nyamuna nimusome Bibiliya, abantu be kubeshywa byinshi, abantu be kubeshywa ibintu bitandukanye. Ni mwisomera ijambo ry'Imana, mumenye icyo Yesu yavuze, mumenye uko itorero ryatangiye, mumenye amateka, namwe mwegera Imana. Umuntu wegera Imana ni umenywa nayo, kandi umuntu ukunda Imana umenywa nayo. Ndagira ngo mbabwire rero ngo nimuyegera izabegera, nimuyishakana umwete muzayibona, kandi nimurwanya Satani azagira gute? Azabahunga. Imana tugire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko, ibice 2 umurongo wa 13. Yego, ibice 2 umurongo wa 13. Tugiye kureba uko uyu Matayo, Lewi Matayo yahamagawe. Ntabyo tuvuga ubwacu, ahubwo iyo tuvuga twabikuye ku mwami Yesu. Mwuka Wera n'umwami Yesu. Aya mabwire n'ijambo ry'Imana niho tubivana, nta handi. Reka dusome, haranditse ngo
Yesu ahamagara Lewi umukoresha w'ikoro, avayo yongera kunyura iruhande rw'inyanja. Abantu bose baza aho ari, arabigisha. Nuko akigenda abona Lewi mwene Alufayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro, aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu y'uwo bafungura, abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be, nuko abajyanaga nawe bari benshi. Abanditsi bo mu bafarisayo babonye asangira n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro, babwira abigishwa be bati, mbega asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Yesu abyumvise arababwira ati, abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Imana tugire neza. Katugarukire hariya, dusomye amagambo menshi atari ngombwa, ariko muri iki kiganiro turaza kuyasangamo. Turaza kuganira ibigendanye n'uriya munsi mukuru wabaye. Hanyuma uyu Lewi Matayo agatumira Yesu, bakicara bagasangira. Ariko muri izi ntangiriro turi kuvuga ku guhamagarwa kwa Lewi Matayo. Imana tugire neza. Uyu Lewi Matayo rero, izina Lewi risobanura komatana cyangwa se attachment. Komatana, atashe, atashuma, komatana. Kandi uyu Lewi Bibiliya itweretse ko ahangaha Yesu yarahamagaye uwo bita Lewi, umukoresha w'ikoro. Yitwaga Lewi, umukoresha w'ikoro. Lewi rero rivuga komatana, attachment, umukoresha w'ikoro. Hanyuma Yesu aza no kumwita Matayo. Matayo naryo risobanura impano y'Imana. Imana tugire neza. Mbese mu yandi magambo, yagize umugisha, yomatanye n'impano y'Imana. Urifatanyije Lewi bisobanura komatana, hanyuma Matayo rigasobanura impano y'Imana. Ubwo rero yomatanye n'impano y'Imana. Imana ishimwe. Impano y'Imana mfataho. Nifuriza abantu bose ngo impano y'Imana ibagereho mu izina rya Yesu. Womatane n'impano y'Imana, womatane no gukora kwa Yesu, womatane n'imbaraga z'Imana. Twomatane nazo, twomatane n'impano y'Imana. Imana tugire neza. Murakoze cyane. Hanyuma rero, yego, iri zina Matayo yarihawe na Yesu amaze kuba umwigishwa we. Maze ayo mazina yombi abaye yitwa Lewi Matayo. Matayo yavaga inda imwe n'uwo bita Yakobo mutoya, bombi bakaba ari abana ba Alufayo. Dusoma muri Mariko 2:14, abatoranya bahamagara bene Alufayo, cyangwa Matayo 10:3. Mbere yuko ahamagarwa yari umukoresha cyangwa se yari ashinzwe imisoro, custom officer. Yari ashinzwe ibintu byo collecting tax. Nuvuga ngo yarashinzwe kwakira imisoro. Ari we poste dukunda kwita ngo ni custom officer. Yari umukoresha w'ikoro Ikinyarwanda. Hanyuma rero Bibiliya itweretse ko Yesu arimo agenda agera aho yakoresherezaga ikoro cyangwa yasoresherezaga, cyangwa kuri kasutama aho yari yicaye yakira amahoro asoresha abantu uko byategetswe n'itegeko ry'Abaroma. Hanyuma rero Yesu ahageze arambwira ati, follow me, ngwino nkurikira, ngwino nkurikira. Hanyuma asiga ibyo yari arimo agira gute, aramukurikira. Imana tugire neza. Iyo nkiri hano nkunda kubaza abantu ngo, wowe Imana yagusanze hehe? Imana yagusanze he? Imana yagusabye kuyikurikira uri mu biki? Yagusezeranije iki? Wumvishe ijwi cyane umuhamagaro wiyumvishemo? Imana tugire neza. Wowe Imana yagusanze he? Lewi Matayo yasanzwe ari mu kazi. Hari abantu bazi ko bari mu kazi Imana itabahamagara. Imana yaguhamagara, ahubwo wakumvira umuhamagaro. Imana tugire neza. N'uyu munsi Imana iraguhamagara, icyaguhamagara, umuhamagaro ugusanga aho uri. Imana iragushaka. Yewe umvira umuhamagaro. Imana iragukeneye, uzagukoresha. Imana ishimwe. Hanyuma kuba yari mu itsinda ry'abitwa paritotole,
bakorana n'aba republican cyangwa se aba republicain. Abakozi b'abaroma bari bashinzwe imisoro niko bitwaga muri kiriya gihe. Yakoraga rero muri rino tsinda parititole, rino tsinda yakoragamo ry'aba republican. Ari abakozi b'abaroma bari bashinzwe imisoro n'amahoro. Imana itugire neza. Byatumaga rero yangwa n'abayuda, bene wabo kubera ko bamufataga nk'ingambanyi ikorana n'abanyamahanga cyangwa se abakoroni. Urumva, yari ari mu itsinda ry'abaroma rishinzwe kwakira imisoro, kandi abaroma baje i Yerusalemu bahateye barahagota. Amateka agaragaza ibyagiye biba muri 70 basenya Yerusalemu n'ibiki byose. Umwami w'i Roma ahatera akagira gute. hanyuma rero uyu nguyu Matayo Lewi we yakoraga mbere na mbere Yesu aza kumuhamagara, yakoraga uyu murimo. Aba baroma rero, abaromani bari abantu b'i Roma nyine, birumvikana, ariko bakoronije biriya bihugu. Yafatwaga rero nk'umuntu w'umugambanyi mu Bisiraheli, mu Bayuda, avuga ko akorana n'abaromani cyangwa abanyamahanga b'abakoroni. Imana itugiriye neza. Iki rero Yesu ntigeze akirebaho, yaramuhamagaye. Amaze kumuhamagara, ijambo ry'Imana twasomye ryagiye rigaragaza uburyo turaza kwagera mu kanya. Ubwo Kristo yamusangaga rero mu biro bye, ari mu bitabo financial, yakoraga amakitansiye, amafacture, amariseuti, as you know, aramuhamagara rwose. Yesu nta kintu kimutera ubwoba. Akusanze no muri banki uri kubara amafaranga, ntabwo byamubuza kuguhamagara, kuko azi icyo azagukoresha. Imana itugire neza. Aho waba uri hose, yagusanze mu gisirikare, uri no ku rugamba, urugamba ruhinanye, nticyamubuza kuguhamagara. Ijwi rye ryakugeraho rikaguhamagara, yaguhamagara. Ahantu Yesu ataguhamagara, amuhamagaye ari mu misoro, arimo atunganya iby'imirimo ye, arambwira ati ngwino nkurikira. Imana itugire neza rero. Akimara kumubwira ngo namukurikire rero, yahiriye ko atanga ibyo bikoresho by'akazi yakoreshaga, abimurikira, atazuyaje abihereza abamukoreshaga. Arabwira ati ni ngombwa ko nkurikira Yesu. Akurikira Yesu gutyo rero. Hanyuma Matayo niwe wateguye ibirori byo kwakira Yesu no kumushima, maze atumira abakoresha b'ikoro bagenzi be n'abakora kuri za gasutamo zose, bicarana na Yesu kandi basangira amafunguro yari yateguye. Ijambo ry'Imana tumaje gusoma rimaje kutwereka ko Yesu yicaye mu rugo rw'uwo mukoresha w'ikoro, ubwo ni kwa Lewi Matayo, arimo gusangira nawe n'abandi bakoresha b'ikoro bagenzi be bafatanyije wa mwuga, basobanutse. Ni nk'uko wahamagara umuntu muri Rwanda Revenue here in Rwanda, ukamuhamagara agakurikira umwami Yesu, nawe akavuga ati lemi nkore celebration day, Thanksgiving day, hanyuma mpamagare abantu dukorana, twakoranye, baze nshimire umuntu wampamagaye ko hari ibintu byinshi nabonye umunsi w'amashimwe. Ahamagara abantu ngo bishimane na Yesu. Ibyo nawe wabikora, n'undi yabikora. Niko Lewi Matayo yabikoze, ahamagara abantu bakoranye uyu murimo, asangira na Yesu. Hanyuma rero Bibiliya yatubwiye ngo yicaye arimo asangira nabo, abandi Bayuda, ngo abanditsi b'Abafarisayo ngo bamubonye ngo batangira kuvuga bati mbese yicarana n'abanyabyaha, yicarana n'aba bantu basoresha, abakoresha b'ikoro. Abantu benshi bazi ko abakoresha b'ikoro ari abanyabyaha, ari abantu babi, ko nyine nta mikino ibamo ku musoro. Umusoro niba itegeko riwutegeka, n'utawutanga uhamwa n'itegeko ryashyizweho rihana umuntu wese utatanze wa musoro. Birumvikana ko aba bantu rero nta nubwo babaga bafite abakunzi benshi. Nta muntu n'umwe wishimira gutanga umusoro, nubwo haba kubashishikariza kuwutanga, ariko mbona nta muntu n'umwe wishimira gusora, kuko umuntu asora ibivuye mu byo yinjije, mu byo yabonye. Ntabwo wasora utinjije. Imana itugire neza. Ntabwo tuje gusobanura iby'imisoro, ibyo by'amateveya, ziriya bavuga ngo ni valeur ajoutée, taxe sur valeur ajoutée, TVA. Birumvikana ntabwo ari byo tuje kugira gute usobanura, ariko bayigusaba ku byo winjije a partir du chiffre d'affaires ufite, urwego uriho,
ikiranguro cyawe, igishoro cyawe, imari ufite uko wakoze, ibyo bagusoreshaho iki umusoro. Ariko ntabwo nje kubisobanura, ntabwo turi muri systeme economique ngo tuje gusobanura uburyo bw'imisoro n'amahoro n'ibiki byose, si byo bitugenza. Ariko ahangaha turashaka kuvuga ko abantu bakora uyu murimo ntibakundwa, kubera ko nyine kujya gusoresha umuntu wacuruje nubwo yungutse, yumvaga ibyo byose yungutse byabibye, nyine ntawe utifuza guhita azamuka, ariko kumubazaho cya kindi cyagenwe n'itegeko ntabwo mwabishuti. Birumvikana. Reba Matayo rero yari afite abantu b'inshuti ze, arabahamagaye bakorana wa murimo, bahujwe no gusangira na Yesu, nabo ngo bamugireho umugisha, yewe nabo bakiriye iyo mpano Matayo yahawe. Ariko abanditsi b'abafarisayo b'abanyedini b'icyo gihe baravuga bati mbese nawe yifatanya burya asangira n'abanyabyaha. Ariko Yesu aravuga ati rero ntabwo naje gushaka abakiranutsi, kada naje gushaka abanyabyaha, ntabwo naje gushaka abazima, naje gushaka abarwayi, abapfuye, abafite ibibazo, abaremerewe, nibo nje gushaka ngo mbazure, babesheho, babone ubugingo, ibintu bihinduke, mpindure systeme y'isi yubatse yuko umuntu udafite icyo afite agomba gusubizwa inyuma. Imana rero yari ifite urukundo abantu, yari ifitiye abantu urukundo kuko abantu bagomba kugira gutabarwa n'Imana bagahinduka. Imana ishimwe. Hanyuma rero umurimo, turebe uyu murimo yakoze, usomye Matayo 9:11 ukajya kuri 12 usangamo zino nkuru z'uyu murimo z'uko Yesu yashubije bariya abantu abwira ko atazanywe n'abazima, yazanywe n'abarwayi. Imana tugire neza. Hanyuma rero tugiye kurebera hamwe umurimo Lewi Matayo yakoze. Imana iguhamagaye guha n'umurimo ugakora. Kimara kuzura Umwuka Wera yakoze iki? Byagenze gute muri uyu murimo? Amateka agaragaza iki? Imana ishimwe. Turagira ngo tubwire abantu ngo uyu Lewi Matayo yakunze kubwiriza abayuda bene wabo, kandi yihatira kubumvisha uburyo Yesu ari we Mesiya wasezeranywe, wari utegerejwe. Abayuda benshi ntabwo bemeraga ko Yesu ari we Mesiya wahanuwe na Yesaya, akavugwa n'abahanuzi benshi ko azaza. Hanyuma Matayo rero yihatiye gusobanurira abayuda bagenzi babo, abwiriza wabo i Buyuda, Yerusalemu, abigisha ko Mesiya ari we Kristo Yesu. Imana tugire neza. Nyuma ya Pentecoste nawe yasohotse muri Palestina, birumvikana aho bari yego ajya guhamya Yesu mu bihugu binyuranye, ari byo yagiye mu Egiputa no muri Ethiopia ho muri Afurika. Birumvikana uyu nguyu Lewi Matayo niwe wageze intanga muri Afurika. Yaje mu Egypt ajya mu Ethiopia kubwirizayo ubutumwa, ari naho yazuye umwana w'umwami wa Egiputa, kandi akiza umukobwa w'uwo mwami witwaga Efigenia wari urwaye ibibembe. Imana tugire neza. Urumva ko Imana yamukoresheje imirimo ikomeye. Nyuma yo kuzura Umwuka Wera bakajya mu ivugabutumwa, basohoka muri Palestina bajya kuvuga ubutumwa. Uyu Lewi Matayo yakoze imirimo ikomeye muri Egiputa, azura umwana w'umwami wari wapfuye, hanyuma akiza n'umukobwa w'ibibembe, yari indwara ikomeye muri kiriya gihugu cya Egypt. Amateka atwereka ko yari indwara abantu bakunda kurwara cyane kandi mbi, yanaziraga mu bwoko bw'Imana. Hanyuma rero agera no muri Ethiopia. Lewi Matayo yabaye muri Ethiopia mu Egiputa imyaka igera kuri 23, ndetse binavuga ko yageze no muri Ethiopia yamamaza ubutumwa. Avuye muri Ethiopia rero ahasiga igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ko Bibiliya yabaga itaraboneka yose, birumvikana bagendanaga ibitabo biri mu bice by'ibyanditswe. Bavuga ko uyu Lewi Matayo ari we wasize kino gitabo cy'umuhanuzi Yesaya muri Ethiopia. Niyo mpamvu mu gitekerezo cy'inkone y'umunyethiopia Filipo yabatirije mu butayu, atari we wari umubwiye bwa mbere ibya Yesu. Icyo yakoze no kumusobanurira ibyo atumvaga. Ikindi Matayo avugwaho n'abanditsi b'amateka no ko mu mafunguro ye atakoreshaga inyama cyangwa ibindi bikomoka ku matungo. Yari vegetarian. Bivuze iki? Uyu Lewi Matayo avuye muri Ethiopia, amateka, ijambo ry'Imana ritwereka igihe Filipo yabatizaga inkone yo muri Ethiopia, iri mu igare ye nisoma umuzingo w'igitabo, ariko atari gusobanukirwa ibyabyo. Hanyuma uyu Filipo rero ntabwo ari wamubwirije, ahubwo
yagiye ajya kumusobanurira ibyo asoma ntiyumve ibyo ari byo. Ni uyu muzingo w'iki gitabo cya Yesaya, amateka agaragaza ko Lewi Matayo yari yaragitaye muri Ethiopia, hanyuma rero iyi nkone y'umwami igenda isoma ariko inanirwa gusobanukirwa, hanyuma Filipo Umwuka Wera amuhishurira ko akwiye kujya kumusobanurira ibyo atarimo kumenya, aramusobanura arangiza amubatiriza mu butayu. Imana ishimwe, haleluya. Urumva ko Matayo yakoreshejwe iby'ubutwari, yakoze umurimo ukomeye. Hanyuma amaherezo ya Matayo reka tuyarebe twihuse. Uruvu rwa Matayo ruvugwa mu buryo bwinshi kandi butandukanye. Bamwe babanje kuvuga ko yazize urw'ikirago, yarwaye akapfa nyine bisanzwe, ariko abandi bavuga ko yaciwe igihanga. Ariko amakuru y'impamo nuko ku ngoma y'umwami Domitiyano bamuteraguye ibyuma kugeza apfuye. Imana itugire neza. Muri cya gihe cy'akarengane k'itorero k'intumwa, nawe yapfuye muri ubwo buryo, amaje kuvuga ubutumwa inaha muri Afurika asubira iwabo, hanyuma nawe aricwa. Ariko urumva ko yavuye muri Palestina, Umwuka Wera amaje kumuzaho, arazenguruka akazagera mu Egypte, chez nous ici en Afrique. Alors et puis ajya muri Ethiopia, ava muri Ethiopia asigaye uriya muzingo, iriya nkone y'umwami irimo igenda isoma mu butayu byayiyobeye. Filipe abwirizwa kujya kumusobanurira ibyo asoma atarimo kumva, amusobanurira aranamubatiza. Ni amateka maremare tuzabisoma, ariko ndagira ngo mabwire ngo umuntu wese Imana yahamagaye iramukoresha. Imana yaguhamagaye ifite aho izagukoresha, ahubwo umvira umwuka. Imana itugire neza, umvira umwuka. Imana ishimwe, kandi Imana iguha imbaraga zo gukora icyo Imana yaguhamagariye mu izina rya Yesu. Urakoze cyane wari udukurikiye muri uyu mwanya kuri muyoboro ijambo cyangwa se ijambo rya Imana TV. Tukugireho umugisha. Ni ukuri ibiganiro byacu wabyohereza abandi. Twebwe twese dukwiriye kuvanamo icyifuzo kivuga ngo Mana uzampe iherezo ryiza. Icyo nahamagariwe nzagikore mu gihe cyacyo gikwiriye, kandi igihe ndangije uyu murimo wampamagariye, igihe yeretse kuri ibyo uzampa ubugingo buhoraho, uzampa iherezo ryiza, nzasohoze neza, ntandavuye ntandagaye, mbese ndi mu mugabane mwiza w'abakiranutsi. Twese nibyo twifuza, nabyo twifuriza abantu bakoreye Imana, nibyo twifuriza abantu bakurikiye Kristo Yesu, ko bazagira iherezo ryiza bagasoza neza ubugingo. Imana ishimwe, kandi Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Ushaka kutuvugisha, nimero yacu ya telefone ni 0788 turagushimiye wowe wabanye natwe, kandi tugiye gusenga Imana kugira ngo twese dushoboze tuzagira iherezo ryiza. Imana turagushimiye kubw'umurimo mwiza wakoze, ukawukoresha intumwa n'abahanuzi. Ariko muri kino gihe turi kuvuga ku mateka y'intumwa, tubonye uyu Lewi Matayo ibyo yamukoresheje by'ubutwari, akaza muri Afurika agakora umurimo, ndetse ibyo abantu batatekerezaga nibyo yagiye gukoresha izi ntumwa. Turasenze rero kugira umuntu wese wahamagaye umuha imbaraga zo gukora umurimo wamuhamagariye, kandi igihe gikwiriye umuntu wese udukurikiye, ni ukuri Mana yacu umuha imbaraga kugira ngo azagere ku gihe cye cyo kurangiza uru rugendo afite amateka meza, agire iherezo ry'abakiranutsi, kandi ahabwe wa mugabane w'ubugingo buhoraho wadusezeranije twese. Urakoze cyane, uduhana umugisha n'abadukurikiye n'abazadukurikira bose mu izina rya Yesu, amen.